buri tariki ya 15 z'ukwezi kwa munani kwa buri mwaka uba ari umunsi ukomeye muri Kiliziya Gatolika, aho abakristo bayo babizihiza umunsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Uyu munsi abemera bawise Asompusiyo cyangwa se Assumption mu rurimi rw'icyongereza. Iri zina Asompusiyo riva ku ijambo ry'ikilatini Asompusiyo, bisobanura kujyanwa cyangwa kuzamurwa. Ni umunsi wizihizwa hafi ku isi hose, ndetse mu bihugu byinshi harimo n'u Rwanda. Ibigo byinshi bya leta n'ibyigenga bitanga ibiruhuko ku bakozi babyo. Kuri uyu munsi yizihizwa ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya hirya no hino ku isi, baba bawizihiza bikomeye, bitangaje, ariko nanone bitandukanye bitewe n'imyizerere yabo, imigenzo cyangwa amahame. Nubwo ibi byose Kiliziya Gatolika yibisaba ko bikwiye kwizihizwa mu buryo bumwe, hari abavuga ko kuri uyu munsi haba hagomba kugwa imvura abenshi bitiye umugisha. Ese ni ihame ko imvura igwa kandi ntigomba kugwa? Ubundi byaje bite mu by'ukuri ngo uyu munsi mukuru uhuzwe n'imvura? Uyu munsi ukomeye cyane ku isi yose, kandi hari abavuga ko waba ari n'umuhimbano cyangwa se baringa bitewe n'imyumvire yabo. Nibyo, bafite uburenganzira nabo bwabo ku bijyanye n'imyizerere yabo. Abangaba ngo bakaba babikura ku kuba hanini Bibiliya nta n'ikivuga kuri uyu munsi wa Asompusiyo. Ni iki ubundi mu by'ukuri Bibiliya nk'igitabo twahawe kugenderaho ngo tumenye byinshi ku ijambo ry'Imana ivuga kuri uyu munsi? Ese aba nta kibivugaho nk'uko bamwe babyitwaza bahakana uyu munsi koko? Hanyuma se kuhakana byo byaba bimaze iki cyangwa bishingiye ku ki? Niba hari abandi bantu by'umwihariko abahanuzi nka Eliya twemera ko bagiye mu ijuru, ni iki mu by'ukuri gituma umunsi mukuru wo kwizihiza ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya utavugaho rumwe bihagije? Kuki bamwe bahakana ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, abandi bakemeza ko yagiye mu ijuru atanapfuye, mu gihe hari n'abandi bavuga ko yamaze iminsi 3 mu gituro nk'umuhungu we Yezu cyangwa Yesu mbere yo kuzamurwa? Ni iki twamenya ku minsi ya nyuma y'umubyeyi Bikira Mariya hano ku isi mu by'ukuri? Ngo wahe ikaze kuri Mupa Media TV nanone nk'ibisanzwe ikiganiro cyitwa icy'abahanga babivugaho. Naho ngiye tugiye kubana nitwa Mwire Patrick, mu kugerageza kungurana ibitekerezo ibibazo bitandukanye twibazaga kuri uyu munsi yizihizwa bijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Turaza kwifashisha inyandiko twakuye ku rubuga rwa murandasi rwitwa nationalcatholicregister.com ndetse n'urubuga rwa Wikipedia. Twifashishe kandi imfashanyigisho yitwa Ask Marian iboneka kuri chaîne ya YouTube yitwa Divine Mercy. Turaza kugerageza no kwifashisha izindi nyandiko za hano iwacu mu Rwanda by'umwihariko zihuza n'imyumvire y'abanyarwanda muri rusange kuri uyu munsi wa Asompusiyo. Byose turabigeraho mu kanya katarambiranye na gato. Wowe icyo usabwa nta kindi ni gito cyane, gerageza ntiwihererane icyo wamenye cyiza, sangiza n'abandi, subscribe, share na comment. Ku rubuga rwa murandasi Wikipedia rugaragaza ko uyu munsi wizihizwa cyane na Kiliziya Gatolika, ariko hari n'andi madini y'aba Orthodox na Anglikani bawizihiza. Mu kwemera ko abizihiza uyu munsi mu bizera ko aribwo Bikira Mariya nyina wa Yezu cyangwa Yesu yajyanwe mu ijuru. Gusa nanone mu by'ukuri muri Bibiliya nta hantu hagaragaza uburyo Bikira Mariya yagiye mu ijuru, ariko nanone ibitabo bitandukanye by'iyobokamana rya Kiliziya Gatolika bigaragaza ko Bikira Mariya yajyanwe mu ijuru n'imbaraga z'Imana nyuma yo kubaho mu buzima bwo mu isi akabaho adacumura, bityo bagasobanura ko yatsinze icyaha n'urupfu. Mu kutanyurwa kwa muntu nanone ariko hari abifashisha amasomo yo mu Bakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 54 ndetse no mu Itangiriro ibice 3 umurongo wa 15 bagasobanura ibyo kujya mu ijuru kwa Bikira Mariya nyuma yo kurangiza ubuzima bwe bwa hano ku isi. Mu Bakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 54 handitswe ngo, ariko uyubora numara kwambika kutabora, n'uyupfa ukambika kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Iyi myemerere ivuga ko Bikira Mariya yajyanye mu ijuru yazanywe bwa mbere mu isi na Papa Pio wa 12 hari mu mwaka wa 1950 ashyiraho ihame ryo kwizihiza uyu munsi. Icyo gihe Papa Pio wa 12 yaravuze ati, mu bushobozi bw'umwami wacu Yezu Kristo ari nawe mwami w'intumwa Petero na Paulo, no mu bubasha bwanjye bwite, nangaje kumugaragarira iteka ritagatifu ko umubiri wa Bikira Mariya n'umwana we byazamuwe mu ijuru nyuma y'uko arangije ubuzima bwe bwa hano ku isi. Ihame ryavuzwe na Papa Pio wa 12 ntabwo ryasobanuye neza niba Bikira Mariya yarajyanywe mu ijuru abanje gupfa
cyangwa niba yaragiye mu ijuru adapfuye. Gusa kubera nta mushumba wa Kiliziya Gatolika n'umwe wigeze avuga ko Bikira Mariya yabanje gupfa mbere yo kujyanwa mu ijuru, abakristo Gatolika benshi bizera ko yajyanwe mu ijuru adapfuye. Gusa nanone ngo bamwe mu bakristo Gatolika bo mu burengerazuba biganje muri Orthodoxy bemera ko Bikira Mariya yapfuye, ariko nyuma yo gupfa akazuka hashize iminsi 3 akakirwa n'ijuru nk'uko byagenze ku muhungu we Yezu cyangwa Yesu, nubwo hari abahamya ko Bikira Mariya atigeze apfa. Urubuga rwa murandasi Wikipedia rukomeza rutubwira ko Kiliziya Gatolika ifata igice cya 12 cy'ibyahishuwe nk'ibyanditswe bisobanura ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Kujyanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya aravuga ko ari impano yaturutse mu ijuru yuko yabaye nyina wa Yezu, ndetse benshi bizera ko kujyanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya bishimangira isezerano rivuga ko abakiranutsi bazajyanwa muri paradizo ku iherezo ry'ubuzima bwo mu isi. Kuri uyu munsi wa Asompusiyo abenshi bizera ko ibara ry'ubururu bw'ikirere ari ryo ryagenewe kwambarwa kuri uyu munsi, ko rifitanye isano n'ijuru ndetse no kwera n'ukuri. Uyu munsi nanone kubizera Gatolika by'umwihariko ukaba warakunzwe guhuzwa n'uburumbuke, dore ko mu myaka ya kera hari abizihizaga uyu munsi bakora ikimenyetso cyo kujugunya ibiceri by'amafaranga mu mihanda babinyujije mu madirishya y'inzugi mu rwego rwo kwerekana uburumbuke mu by'ubukungu. Gusa kuri ubu abenshi bawizihiza bakora ibimenyetso byo kubaha Bikira Mariya, babikorera imbere y'amashusho y'inkorano ashushanya Bikira Mariya, bakavuga imivugo yo kumusingiza n'indirimbo zo kumurata. Umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya by'umwihariko kandi wizihizwa cyane n'imbaga y'abanyarwanda bamwizera nk'umubyeyi, nyina wa Yezu cyangwa Yesu. By'umwihariko imbaga y'abakristo Gatolika ku ya 15 Kanama baberekeje Kibeho, akaba ariho bizihiriza uyu munsi, dore ko banafata nk'ubutaka butagatifu kubera amabonekerwa yahabaye mu mwaka w'1981 n'umwaka w'1982. Mu Rwanda hari abizera ko kuri uyu munsi haba hagomba kugwa imvura, benshi bita imvura ya Bikira Mariya cyangwa imvura y'umugisha, ariko nanone siko bose babyizera batyo, kuko hari abavuga ko iyo mvura yahozeho n'amadini ya Gikristo ataraduka. Twifashishije urubuga rwa murandasi igihe.com mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda, gifata ndetse kikanabika ibipimo by'ikirere harimo n'iby'imvura uko igwa n'aho yaguye. Mu bipimo by'imvura byafatiwe kuri sitasiyo za Meteo 11 ziri hirya no hino mu Rwanda, hakoze isesengura ry'imigwire y'imvura ku munsi wa Asompusiyo mu gihe cy'imyaka 40 kuva mu mwaka w'1981 kugera mu mwaka w'2020. Iryo sesengura rigaragaza ko atari buri gihe hose mu Rwanda hagwa imvura ku munsi wa Asompusiyo. Urugero, imvura nyinshi ingana na milimetero 31.7 yabonetse ku wa 15 Kanama 1981 kuri sitasiyo ya Byimana, akarere ka Ruhango. Mu myaka 15 kuri 14 ishize nta mvura namba yaguye uwo munsi. Mu myaka 40 ishize kuri sitasiyo zose aho yaguye kenshi ni Kigali, i Kanombe inshuro 3 gusa, hakurikirwa na Kamembe na Gisenyi yaguye inshuro 11. Ahaguye imvura inshuro nke kurusha ahandi muri iyo myaka ni Rubengera, i Karongi, aho yaguye imyaka 5 mu myaka 40. Abashakashatsi n'abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere bagaragaza ko kenshi imvura yo muri Kanama ikomoka mu miyaga ituruka mu cyanya cy'ishyamba rya Kongo, isunika ibicu byiretsemo amazi byerekeza mu gace u Rwanda ruherereyemo, bikagusha imvura ahantu hatandukanye mu gihugu. Muri make ibipimo bigaragaza ko imvura y'umugisha atari buri gihe igwa kuri Asompusiyo, kandi niyo yaguye ishobora kutagwa hose mu gihugu. Bityo rero hashobora kuzamuka impaka hagati y'umuntu uherereye mu gace itaguyemo n'undi uherereye aho yaguye bibaza. Nshuti muvandimwe, tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'abanga bivuga cy'uyu munsi. Ikiganiro cyagarutse ku munsi mukuru wa Asompusiyo cyangwa ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya n'ibidasanzwe benshi bibaza ku byinshi nyuma y'uyu munsi n'amateka yawo. Gushimiye ko twabanye, gushishikariza ibiganiro bikurikira. Nitwa Muhire Patrick, naho gutaha hasta luego. Adios.